dukwiriye kuba abagabo n'abagore batagurishwa, batagurwa, bahagaze ku kuri, bayobowe na Bibiliya, bagendera mu byanditswe byera, batandukanye no kugendera ku marangamutima y'abatuyoboye cyangwa se amarangamutima y'abari gushaka kutuganisha ubwabo bashaka. Ibyanditswe byabivuze neza ko hari abagabo babereyeho kuyobya abandi, ngo bazi kwigisha neza, bazi kuvuga neza, bazi babandi twizera. Ubwo ni mu rwego kugira ngo igihe cy'akarengane nikiramuka kigeze ntago bazavuga ko twishe icyumweru, ahubwo bazavuga ko natwe turi kwica isabato ya gikristo, kubera ko iyacu bamaze kuvuga ngo ni y'Abayuda kandi ariyo Bibiliya ivuga. Noneho icyumweru cyabo bagihaye inyito ivuga ngo ni isabato ya gikristo, ngo bazahanishwa igifungo, kwirukanwa cyangwa se kwicwa. Bazabirukanwa hehe? Aho kantu mugatekereze neza. Ese ni mu gihugu bazirukanwa? Ni ku kazi? Ni ukwamburwa uburenganzira bwo gukora mu gihugu? Bishatse gusobanura iki? Ndagusuhuje nshuti muvandimwe duhuriye ahangaha, ndetse nongeye kuguha ikaze. Uwiteka kwishimire. Tugiye kwigira hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka. Ni iki ngiki, kwitegura akaga gaheruka. Ni amagambo tugiye kurebera hamwe avuga ku byerekeye n'akarengane kagiye gukorwa. Navuga ngo ni amagambo agaragaza abantu bazagira uruhare mu karengane, cyane cyane bazabishyuhamo. Ndagira ngo niba unkurikiye wumve ko nawe dushobora kuba utari muri aba bantu, cyangwa se niba hari abo ushobora kuba uzi, cyangwa niba hari n'ibiri kuba ukaba wumva uvuga uti ese burya ibi ngibi niho biri kwerekeza, nyemerera ntucikwe n'icyigisho tujyane, kugira ngo Mwuka atuganirize tujyanirane. Ariko reka mbere kugira ngo tujye mbere mu cyigisho tubanze dusenga Imana. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, ni wowe wera, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushimiye ko uduhaye umwanya wo kugira ngo tuge ku ijambo ryawe. Turagusabye ngo Umwuka wera aze abane natwe, utugendere kandi ukomeze kudufasha, abe rero twibanira. Umwuka wera akomeze kutubera umuyobozi by'iteka ryose. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, turakoze, amen. Tugiye kwigira hamwe amagambo dusanga mu gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka. Byo nabibabwiye, ni mu cyigisho cya 6 kivuga ngo akarengane. Mu cyigisho cya 6 kivuga ngo akarengane. Ntago ntangira icyigisho kubera ko harimo byinshi tuzagenda tureba uko Mwuka azagenda dushoboza, ariko hari amagambo ngira ngo twigane avuga ku bantu bazagira uruhare mu karengane cyane cyane, ariko bigaragara ko atari bo bagombye kuba barugira. N'abantu navuga ngo bazaba bafite iya mbere yo kurenganya ubwoko bw'Imana, aribo barimo barabashyirishamo, aribo barimo barabagambanira, ariko ibyanditswe bikatubwira ko atari bo bagombye kuba bikora, byagombye kuba bikorwa n'abandi. Ariko kubera impamvu runaka tugiye kubona aba bantu barimo barabikora bafite abandi bafatanyije nabo. Reka tubanze dusome twumve iki ibyanditswe byera bitubwira. Biratubwira ngo ubwo umugari uzaba wegereje, umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ikintu mucyumve neza, ngo ubwo apana mu mugaru, ubwo umugaru uzaba wegereje, abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Abo bantu muza bari bo, urabazi we turimo turaganira. Niba ubazi urahirwa, ariko kandi niba ubazi ni igihe cyo kwitonda kugira ngo nawe utagendera muri aba ngaba. Hanyuma rero ngo ubwo umugari uzaba wegereje, umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nyamara bakazaba batejejwe no kumvira ukuri. N'abantu by'umwihariko n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kuko ari ibyanditswe byera bitubwira ko aribo bahetse ubutumwa bwa marayika batatu, cyane cyane uwa gatatu mu gihe gisa nk'iki ngiki. Abo n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Aba rero ngo n'abantu bizeraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, mu yandi magambo bari bahetse ubuhanuzi, babubwirijwe, babwize bigengesereye, ariko ngo imitima yabo ikaba itarigeze ihinduka. Tujyane neza, imitima yabo ikaba itarigeze ihinduka, bakaba batarigeze bezeshwa no kumvira ukuri. Hanyuma ibyanditswe biratubwira ngo bazahindura inyifato kandi bazajya mu murongo w'abarwanya ukuri. Ibi nibyo njya mpora mbabwira ngo niba tuzi ko tugambiriye ubugingo buhoraho, dukwiriye kuzibukira ikibi n'igisa nacyo.
ibi mpora mbivuga buri munsi. Niba tuzi ko tugambiriye ubugingo buhoraho, dukwiriye gutangira urugendo rwo kwiyeza, dukwiriye gutangira urugendo rwo gusaba imbabazi, dukwiriye gutangira urugendo rwo kubabarira kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe bone nubwo cyaba gifite uburemere bungana n'ibaba ry'umubu kizatwizirikaho mu gihe cyo kubona ubugingo buhoraho. Ibyanditswe biratubwiye ngo aba bantu bakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba baranze guhindurwa n'ukuri, ngo bazahindura inyifato. Nibamara guhindura inyifato, bajye mu barwanya ukuri. Mu kwifatanya n'ab'isi no gukoreshwa n'umwuka w'abarwanya n'umwuka wabo buhoro buhoro, hazavukamo kugambirira ibintu bihwanye n'ibyabo. Aba bantu ngo bazifatanya n'isi mu kurwanya ukuri. Hanyuma kandi imbere y'akaga, abantu bose bazashyirwa imbere guhitamo inzira irusha izindi koroha. Ndagira mwumve iki kintu neza, ngo mbere y'akaga, mbere y'uko akaga kaba, ngo abantu bose ngo uhereye ku mutoya ukajya ku mukuru ukagera ku umeze gute, ngo abantu bose bazashyirwaho imbere uburyo bwo guhitamo inzira yoroheje kurenza izindi zose. Iyo nta yindi nzira, ni inzira yagutse imwe ijyana abantu mu kurimbuka. Mu byumve neza ibi bintu, mbihuza n'iterambere turimo. Abantu bavuga ngo birimo biragenda gutya, ngo twabigenza gute, ngo twahitamo iki. Ndagira mbabwire ko umwanzi azakora ibishoboka byose yerekana inzira yoroshye kuyinyuramo, inzira yoroshye ubuzima, inzira yoroshye imibereho, inzira yoroshya uko umuntu yagagombye kwitwara, ngo iyo nzira niyo ngo tuzashyirwa imbere mu guhitamo. Hazaba hari n'inzira bigaragara ko igoye, ari izagora abantu. Ari nayo mpamvu abantu baruhijwe mu mitima, bafite ibibazo bivuga ngo ibi nituramuka tutabifashe mbese tuzabaho gute? Aho niho ikibazo kibereye. Hanyuma reka nkomeze tugende mwumve ngo abagabo b'abanyambaraga kandi bazi kuvuga kandi bayobye, ngo abagabo b'abanyambaraga kandi bazi kuvuga bari barishimiye ukuri, bazifashisha impano zabo. Mwumve iki kintu, ngo abagabo b'abanyambaraga kandi bazi kuvuga bazifashisha impano zabo kugira ngo babeshye kandi bayobye imitima. Hari abantu tuzi nk'abizerwa bababwiriza bagahano, abantu bakoresha ibiterane, abantu bakitabira ari benshi, abantu bashobora gukora ibitangaza, ngo aba ngaba bazi kuvuga neza, ngo bazifashisha impano zabo kuyobya imitima. Ngiyi impamvu njye babwira ngo buri muntu wese, ngiyi impamvu njye babwira ngo buri muntu wese akwiriye gukora ibishoboka byose akagirana umushyikirano n'Imana ye bitanyuze mu wundi muntu, kuko nabo twiringira bigaragara ko bagiye kutuyobya. Ni ibyanditswe byera biri kubivuga. Ndi kuri paji ya 81. Ngibi ni ibyanditswe byera. Reka tujyane. Ngo kandi bazahinduka abanzi bakomeye ba bene se bahoranye. Aba bagabo bazi kuvuga neza, ngo bazifashisha impano zabo mu kuyobya abantu, ngo bazahinduka abanzi bakomeye ba bene se bahoranye. Igihe abakomeza isabato bazaba bakurubanwa bajyanwa mu nkiko kugira ngo basobanure ukwizera kwabo, abo bahakanyi b'abakozi bakomeye ba Satani nibo bazihutira kubarega. Abo bahoranye nabo, abo babwirizanyije, abo babanye mu manama y'itorero, abo babanye mu bikorwa bitandukanye by'itorero by'ivugabutumwa, bamwe ngo bagiye kuvamo basohoke kandi ngo nibo bazaba abarezi ba bene se. Aya magambo arakomeye cyane. Hanyuma ngo igihe abakomeza isabato bazaba bakurubanwa bajyanwa mu nkiko kugira ngo basobanure ukwizera kwabo, abo bahakanyi b'abakozi bakomeye ba Satani nibo bazihutira kubarega, kubatuka no kubangisha abacamanza bakoresheje ibinyoma byabo n'ibisobanuro byuzuye uburiganya byabo. Bivuze ngo buriya reka mbabwire, tuvuge niba wenda twebwe Abadiventiste umunsi wa karindwi twubahiriza isabato, hanyuma
ukagira ikibazo kikujyana mu buyobozi. Umuntu uruhuka isabato naramuka aje kugushinja, ibyo bintu bizumvikana. Dufite ingero z'abantu baruhuka isabato akazi kakabagonga, ariko hakaba harimo n'abandi badive bamaze gutandukira. Noneho ikibazo, ba bantu bananiwe kumvikana n'amategeko ababwira kureka iby'Imana, iyo bagiye kwiregura abayobozi bahita bahera ko bavuga ngo kanaka kari umudive ntakora ku isabato, kanaka kari umudive ntakora ku isabato. Bikagaragara ko abo bantu babaye abagambanye ku bwoko bw'Imana. Ibyo nibyo bigiye kubaho mu gihe cy'akarengane kagiye kuza, ubwo abavuga ko bakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba baranze guhinduka ngo bareke icyaha n'igisa nacyo, ngo bacike ku byanze kunanirana muri bo. Abo ngo bagiye kuba abarezi ba bene se, kugeza ubwo bagiye kubajyana mu nkiko kubarega, bakaba bashinja babo. Ntabwo byoroshye. Mbese umuntu akibaza ngo wowe uzaba uri hehe mu gihe ibi bizaba biri kuba? Uzaba uri hehe? Reka nsome amagambo nshaka ko dusorezaho. N'amagambo, ubwo icyiciro cya mbere tubonye ko abagiye gushyuha mu karengane k'ubwoko bw'Imana, byumvikane neza, abagiye gushyuha mu karengane k'ubwoko bw'Imana ni abahoranye nabwo ndetse bakoranye umurimo. Iki kintu mucyumve neza. Abagiye kushyuha mu karengane k'ubwoko bw'Imana, abagiye kurega, abagiye kuzamura ibirego bikomeye, nabo twahoranye mu murimo. Abo nibo bagiye kuturega bakanadukurubana. Nimushaka mubimenye. Katujyane noneho mwumve abandi bantu bihishe inyuma y'akarengane. Muzingo biroroshye se? Ntago byoroshye. Katujyane kuri page ya 82 ku gasubi ka kabiri, haravuga ngo ivugurura mu rwego rw'igihugu rishinzwe gushyiraho amategeko y'idini. Abantu benshi mwavugije induru muvuga ngo RGB ibintu by'amadini bijemo gute, ngo ubundi ko idini ryigengaga, ngo ubundi ko ngo twakora uko tubishaka, ngo ntagire ngo umuntu twivangiramo, ngo none leta ibijemo gute. Tega amatwi wumva aho byerekeza. Tega amatwi wumva aho byerekeza n'ibyo muri kubona aho birimo birerekeza. Turabwirwa ngo ivugurura mu rwego rw'igihugu rishinzwe gushyiraho amategeko y'idini mu gihe cyagenwe. Bivuze ngo hari n'igihe cyagenwe ibintu bigomba kuberamo. Mu gihe cyagenwe rizarangwa n'umwuka wo kutihangana no gutoteza byagaragaye mu binyejana byashize. Nuvuga ngo uko byagenze ahashize, uko batoteje ubwoko bw'Imana, uko bagaburiye abantu intare, uko batwitse nka ba John Hus n'abandi bantu bameze nk'abo ngabo, uko byagenze ubu ngo ivugurura mu rwego rw'igihugu rishinzwe gushyiraho amategeko y'idini. Ni ukuvuga ngo mu buyobozi bwite bwa leta hari abantu bashinzwe gushyiraho amategeko y'idini. Abo rero nibo ngo bagiye kuba imbarutso. Mu byumva neza ibintu, abo nibo bagiye kuba imbarutso yo kugira ngo ubwoko bw'Imana butotezwe, ngo mu gihe cyagenwe. Mwumva ko igihe cyagenwe ngo hagiye kubaho nk'ibyabayeho mu gihe cyashize. Kanihute tujyane noneho mwumve abandi. Ubwo abambere tubonye, ndagira mwumve iki kintu. Abambere twabonye bafite uruhare mu gutoteza ubwoko bw'Imana. Abambere twabonye mu cyumve neza iki kintu, abambere ni abahoze mu bwoko bw'Imana bazajya kubarega. Aba kabiri tubonye ni ubuyobozi bwite bwa leta. Mu cyumve neza icyo kintu, aba kabiri tubonye ni ubuyobozi bwite bwa leta, cyane cyane abashinzwe gushyiraho amategeko areba iby'amadini. Ubwo n'urugero wenda nka RGB, none ko mu minsi yashize yaraje ifunga insengero ndetse nabo bafite ubushobozi mu kuzifungura. Mwikibaza rero ngo igihugu cyihaye ubushobozi, iyi ni systeme ibintu bigomba kunyuramo kugira ngo bigeraho bigomba kugera. Byumvikane neza. Aba gatatu rero nibo tugiye kureba. Niba abangaba ngo amanama y'abakuru b'amadini aziha uburenganzira bwagenewe Imana kandi azasiribanga ukwishyira ukizana kw'imitima. Ntabwo nababwiye ibyariki iby'impuzamadini mu Rwanda? Sinabivuze mbabwira ukuntu bicaye bakavuga ngo tugomba kubigenza gutya, bagasohora n'amategeko leta ikabishyira mu bikorwa. Ibyo narabivuze. Riki nirimo abasilamu, ikabamo abapantekote, ikabamo abangirika n'abandi bantu nk'abo ngabo. Cyakora abadivantiste bubanza batari muri riki mu mpuzamadini. Ariko ngo abayobozi b'amadini
amanama y'abakuru b'amadini aziha uburenganzira bwagenewe Imana kandi azasiribanga ukwishyira ukizana kw'imitima. Uzagerageza gusuzugura amategeko yabo azahanishwa igifungo, kwirukanwa. Ubwo se bazaba birukanwa he? Aka kantu mukumve neza, mugashyira mu bwenge, mwitonde ahantu muhumve neza, ngo abantu batazubahiriza amategeko ya RIC. Ubwo twivugiye mu Rwanda kubera ko ariho turi, cyangwa se abayobozi b'impuzamadini, ngo abantu batazayubahiriza. Mwumve neza, ngo abantu batazubahiriza reka mpagiraho hantu neza, ngo bazahanishwa igifungo, kwirukanwa cyangwa se kwicwa. Bazaba birukanwa hehe? Aho kantu mugatekereze neza. Ese ni mu gihugu bazirukanwa? Ni ku kazi? Ni ukwamburwa uburenganzira bwo gukora mu gihugu? Bishatse gusobanura iki? Ngo abantu batazubahiriza amategeko yashyizweho n'impuzamadini. Icyo ni icyiciro cya gatatu tubonye. Abambere twabonye ko ari abantu bahoze mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bazasohoka bakajya kuba abarezi ba bene se. Aba kabiri tubonye ni leta izabishyira mu bikorwa. Aba gatatu dusanze ari impuzamadini. Ngaba abantu batatu bazasohoza ubuhanuzi, akarengane kakaba gaturutse kuri bo. Mwumva kangaha havuga tugana ku musozo, haratubwira ngo bazahanishwa igifungo, kwirukanwa cyangwa kwicwa. Iyaba ubupapa cyangwa amahame byari byongeye kugira ububasha bwo gushinga amategeko, umuriro w'akarengane wakongerezwa abatazashaka kureka ibyo bemera bose ngo bareke ukuri maze bagengwe n'ibinyoma byakwiriye hose. Kandi dore ibyo biri hafi gukorwa. Niko ibyanditswe byaba biri kuvuga, kugira ngo abakomeza amategeko y'Imana batsembweho. Satani azabarega ko bica amategeko, bagasuzugura Imana, maze bagatuma ibihano byayo bigera ku isi. Ndagira ngo ibi bintu mubyumve neza. Murabizi ko kugira ngo ibi ngibi bigerweho, dufite isabato y'Imana ariyo Roma cyangwa se ubupapa bwita ngo ni isabato y'Abayuda. Noneho tukagira n'icyumweru ubu cyahinduriwe izina, gisigaye cyitwa ngo ni isabato ya Gikristo. Ubwo ni mu rwego kugira ngo igihe cy'akarengane nikiramuka kigeze, ntago bazavuga ko twishe icyumweru, ahubwo bazavuga ko natwe turi kwica isabato ya Gikristo, kubera ko iyacu bamaze kuvuga ngo ni y'Abayuda kandi ariyo Bibiliya ivuga. Noneho icyumweru cyabo bagihaye inyito ivuga ngo ni isabato ya Gikristo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nk'uko tubwiye ngo tugiye kuregwa kwicwa amategeko, ngibyo ntimujye kure, ni ibyo ngibyo bagiye kuturega ko turi kwica amategeko, ndetse ngo hazabaho kwirukanwa, hazabaho gufungwa, hazabaho no kwamburwa uburenganzira ku mitungo yacu. Nimushaka mwikire mubyiteguye. Mu gitabo cy'ivugabutumwa niho nabwiwe ngo, niho nasomye amagambo avuga ngo igihe cyo kurekura imitungo yacu nikigera, Imana izagihishurira ubwoko bwayo uko bukwiye kugenda buyirekura gahoro 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 gahoro, ntago ari gukorwa mu kivunge. Witonde kandi urye urimenge. Tubonye abantu batatu b'ubwoko butatu cyangwa b'ingeri eshatu bazagira uruhare mu karengane. Abambere ni Abadiventiste b'umunsi wa karindwi banze gukizwa bamaramaje, bityo ntibashyirweho ikimenyetso cy'Imana. Aba kabiri ni leta izashyira mu bikorwa. Aba gatatu ni impuzamadini iyobowe n'ubupapa. Ubwo ndavuga ya madini yose aruhuka ku cyumweru akaba yaranze guhinduka. Abazava ku cyumweru bakaza kuruhuka isabato y'ukuri, abo nabo bazajya mu mubare w'abarenganwa. Ariko abo bazava mu cyumweru baza ku isabato y'ukuri bazabisika n'uri n'abadive banze kuzibukira ibyaha byabo mu mitima, bari kujya kwifatanya n'abaruhuka icyumweru. Nguko uko akarengane kazaba, kandi ibyanditswe biratubwiye ngo ni vuba, ntago ari kera. Wowe unkurikiye uhagaze hehe? Witeguye ute? Umutima wawe umeze ute? Niba uri umudiventiste w'umunsi wa karindwi, mbese wamaze gutunganya umutima wawe ku buryo uvuga uti Mana, shyira ikimenyetso cyawe mu mutima wanjye kandi ugishyire mu ruhanga rwanjye. Niba utari umudiventiste w'umunsi wa karindwi, mbese ko tubonye ko ibyanditswe byari biri kutubwira ko abantu bazarenganywa kubera isabato, ushingiye kuki? Uwakubaza aho icyumweru cyakomotse wahavuga? Uwakubaza impamvu uruhuka ku cyumweru wayivuga? Abenshi barayoba bakavanga impamvu uruhuka ku cyumweru ngo nuko ari wo munsi Yesu yazutseho. Nyamara muri Bibiliya ntaho bivugwa. Tubona ko na Yesu ndetse n'intumwa ze na nyuma y'uko Yesu agiye mu ijuru zakomeje kuruhuka isabato. Mwiyobywa. Twabonye ko abagabo bazi kuvuga neza, bazi kubwiriza, bafite ubwenge
ubwenge abantu bizera, abo ngo nibo bagiye kujya babeshya ubwoko bw'Imana ngo bayobye imitima. Uramenye utaburi mu bayobywa. Reka ngarukira aha ngaha, ibisigaye mushobora kunyandikira kuri 0788 700 857. Iyo ngiyo niba kuri WhatsApp 0788 700 857, cyangwa se waba ushaka no kumpamagara ukampamagara kuri 0723 04631 0723 04631. Izo nizo nimero zanjye. Uramutse ubaye ufite ikibazo mu byanditswe byera, ushaka ko tukiganiraho tuyobowe na Mwuka Wera, ubaye wenda se ufite impinduka zikurimo, ushaka ko dushobora kugufasha aho waba uherereye hose, dushobora kwiyambaza Uwiteka agatanga ubufasha. Kandi hari n'abo twagiye dufasha bagiye bakurwa ku mutima n'ibyigisho bakifuza kugendera mu kuri, abo twarabafashije. Nawe rero niba wumva ari kumeze, ushobora kumvugisha, ushobora kumpamagara, ushobora kunyandikira, nta kibazo, ni karibu. Nyemera dusoreza aha ngaha rero. Imana duhana umugisha kandi agakiza. Uwiteka atangira ubuntu ke mu mitima yacu. Uwiteka turinde kuba abakristo bishushanya, kandi aduhe kugendera mu kuri kwa Bibiliya tutazuyaje. Dukwiriye kuba abagabo n'abagore batagurishwa, batagurwa, bahagaze ku kuri, bayobowe na Bibiliya, bagendera mu byanditswe byera, batandukanye no kugendera ku marangamutima y'abatuyoboye cyangwa se amarangamutima y'abari gushaka kutuganisha ubwo bashaka. Ibyanditswe byabivuze neza ko hari abagabo babereyeho kuyobya abandi, ngo bazi kwigisha neza, bazi kuvuga neza, bazi babandi twizera. Nshuti y'Imana, niba uri mu rugendo rujya mu ijuru ukaba ushaka gusiga iby'isi inyuma, wizuyaza. Ubone nubwo ibyanditswe byaba bidusaba gufata imyanzuro ikomeye, ikiruta nuko twabura ubugingo, twabura ubuzima kurenza kubura ubugingo. Ndagusaba kugira ngo niba wumva hari ahantu umutima ugutsika ukubwira ngo nyamara iki ngiki ni ukuri, ariko kumva hari akantu gashaka kubuza kugendera muri uko kuri, zibukira, jya ku mavu, usenga Imana igira ikintu igufasha, igira imbaraga ikwambika, igira aho igukwira, igira n'aho ikugeza, ikugobotore ku ngoyi y'umwanzi yakuzirikishije yo kutagendera mu byanditswe byera. Utazaba mu bagambanyi cyangwa ukazaba mu barimbutse bazize kutumvira ukuri. Reka dusenge. Data mwiza, Imana idukunda kandi ikiranuka, ni wowe wera, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko wabanye natwe, ntago tubishidikanyaho. Mwuka Wera aratumanukiye, turize. Ndakwinginze kugira ngo amagambo twize hangaha ye kuba imfabusa, ahubwo atubere ingirakamaro. Kandi Data, tubonye ko igihe kirimo kirashira, ndetse vuba cyane turasatiriwe. Duhe gukosora ubugingo bwacu, uduhe gukuramo ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo utubashe kwakira ikimenyetso cyawe. Umuvandimwe cyangwa mushiki wacu dukurikiye, yaba yaragendeye mu kuri cyatara kugendeyemo, icyo ngusabye no kudukomereza mu ijambo ryawe, kandi utugoboto ndetse uducira imigozi yose umwanzi yatubohesheje, kugira ngo tube mu bwami bwawe koko. Ngaho tugenderere, utwongerere impano n'imbaraga, uduhe gushikama mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.